Ndabasuhuje yemwe mbahaye n'ikaze mwe mukurikira gahunda zacu umunsi ku wundi turi ku Rwanda yazugana ku makuru atandukanye ahubwo mu myidagaduro ni wacu imbere mu gihugu cy'u Rwanda yemwe tunasesengura ku nkuru zimwe na zimwe zicaracara mu myidagaduro no iwacu imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Itariki 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 nibwo Aline Munezero ndetse na Seno Lionel bemeranyije kubana ndetse baranashyingiranwa imbere y'Imana ndetse n'imbere y'imiryango. Nuko bwiza bwanogeye amaso ya benshi ariko nta byera ngo de uyu munsi hari uwareze abangaba kuri polisi y'igihugu cyane akubera impamvu zimwe na zimwe zitandukanye tugiye kurebera hamwe tukanyura mu bitekerezo bimwe na bimwe by'ibyo yasubijwe no witwa Uwiragiye Faustin yanditse kuri Twitter agira ati banyakubahwa Rwanda National Police Gatabazi Jean Marie Vianney RBC Rwanda dufite ikibazo mbere mu Rwanda hari abantu ati imbere mu Rwanda hari abantu bavukira amezi 9 abandi bakavukira 15 shaka ngo mbese mu Rwanda ni mundebere aba bantu mutubwire niba bazi ko COVID-19 yigeze inabaho niba mukorera abanyarwanda nkuko mubivuga ubu yaba ari umuturage usanzwe muba mwahagurutse. Reka tubiremo iyi posta ye neza nategwa ati banyakubahwa Rwanda National Police Gatabazi Jean Marie Vianney RBC Rwanda dufite ikibazo mbese mu Rwanda hari abantu bavukira amezi 9 abandi bakavukira 15 mundebere aba bantu mutubwire niba bazi ko COVID-19 yigeze inabaho niba mukorera abanyarwanda nkuko mubivuga ubu yaba ari umuturage usanzwe muba mwahagurutse. Iyi poste navuga ngo mu buryo bumwe ifasha gutanga amakuru ku muturage hagati y'umuturage ndetse n'inzego za leta muri rusange gusa ikaba poste mu rundi mu bundi buryo ibonwa nko kugambanira cyangwa se gushaka kwicisha abandi bantu kankoresha uvugo mwihangane gushaka kwicisha abandi bantu cyane ugendeye ku bintu runaka kubona kwenda barenze ku mategeko cyangwa ku mabwiriza ugakora ikintu cyabagushamo niyo mvugo ndi bukoreshe mbere yo kwinjira mu bitekerezo by'abantu ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2022 nibwo hari hasohotse itangazo ry'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri. Reka twivugire ku kantu ka I, R ndetse na M ngira ngo dusome neza dusobanukirwe byimbitse ndetse tunumve koko nimba hari amakosa runaka yabakozwe n'aba bageni Bijou ndetse na Seno Lionel mbere kwinjira mu bitekerezo by'aba bantu. Eli iranditse igira iti uretse mu mujyi wa Kigali imihango yose ibera mu nsengero igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 50% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu. Mu mujyi wa Kigali imihango yose ibera mu nsengero igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 30% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu. Abitabira amateraniro mu gihugu hose bagomba kuba barakingijwe COVID-19 mu buryo bwuzuye. M ireba bano mu buryo bweruye iragira iti kwiyakira bijyanye n'ubukwe wedding related reception birabujijwe. Imihango y'ubukwe harimo gusaba ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero nibigomba kwitabirwa n'abantu barenze 40. Ibi bigomba kubahirizwa mu gihugu hose. Imihango y'ubukwe ibereye mu rugo ntigomba kwitabirwa n'abantu barenze 20. Abateguye iyi mihango bagomba kubimenyesha ubuyobozi bw'inzego z'ibanze iminsi 7 mbere yuko iba. Abitabiriye ibyo bikorwa bagomba kwerekana ko bikingije mu buryo bwuzuye kandi bipimisha COVID-19 amasaha 28 mbere yuko biba. Aha bishoboka aho bishoboka amakoraniro yose agomba kubera hanze cyangwa ahantu hagera umwuka uhagije.
abategura ibyo bikorwa bagomba gukurikirana iyubahirizwa ry'aya mabwiriza. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Iri tangazo ryasohotse mbere y'umunsi umwe yuko Aline Munezero akora ubukwe. Bivuze ko ryasohotse yarafashe sare, bivuze ko ryasohotse yaravuganye na pasteur, bivuze ko ryasohotse ibintu byose biri ku murongo. Mbere na mbere ubukwe Munezero yakoze Aline ntago bwabereye mu bukwe, ya mihango tuzi mu rugo, ya mihango tuzi ibera mu rugo, mu ngo yo gusaba ndetse no gukwa, bwabereye kuri Golden Garden kwirebero. Sinzi nimba iyo ibintu bibereye ahantu hanze hagutse bijyanye n'ibirori by'ubukwe, nda ababizi badusobanurira, bireka kwitwa ubukwe bigafatwa nk'inama, hakaba hagira pourcentage. Navuga ngo ngendeye kuri iri tangazo wenda rivuga ku bijyanye n'ubukwe n'inama, hakaba wenda nkiravuga ngo inama zikorwa imbona nkubone zizakomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenza 50% by'ubushobozi bwo kwakira abantu baho bateraniye. Abitabiriye inama bose bagomba kuba barakingiwe byuzuye kandi bakagaragaza ko bipimisha COVID-19 amasaha 24 mbere yuko inama iterana. Sinzi nimba iyo bivuye mu ngo bikajya muri jardin byagaragara nk'inama, cyangwa se byasaba ko byibura ibyo bibera ahantu navuga ngo haba abantu, navuga ngo 50% hakira abantu 50% by'ubushobozi afite, nkuko hariya bisa nkaho bigaragara. Kandi mu bitekerezo by'abantu ubwo turagenda dusubizanya n'ibitekerezo ndetse tunagendana n'abantu muri rusange. Ni post yashyizweho hano witwa Uwiragiye Faustin, nkuko n'ubundi nagize gutya nkabikubwira. Uwitwa bamwita Kari Claude, ubwo yese je kwitwa Karisa Claude, yanditse agira ati niba tubwire niba ibi nabyo biba byasabiwe uburenganzira, tumenye n'inzira bicamo. Biba byiza iyo amabwiriza yubahirijwe kimwe ku bantu bose, hatabayeho irenga yobora. Aha ni mu rusengero, nta numwe wambaye mask, agapfukamunwa, babihanirwe kandi ibihano byabo tubimenyeshwe. Atajinga Rwanda local government. Undi arongera agira ati ishyari niryo shuri rya nyuma wiga ugahita uba umurozi. Kuba abantu banezerewe mu birori byabo, wowe bigutwaye iki? Uravuga ngo COVID-19, ese ubwo urabakunze kuruta uko bo bikunze, cyangwa ntimuwe ubagiriye ziruta izobo ubwabo bakwigirira? Ishyari ni ishyano koko. Uwise Afande Peace ati harya ubi yaba undi muturage usanzwe byari kugenda gute? Cyangwa kuba ari abastar bibaho ububasha bwo kutambara maske, nanjye nzaba umustari shwi. Ngewe mvugishije ukuri, wenda muramfashe munsobanurire n'abari mu nzego za leta batwumva cyangwa bashinzwe ibya COVID badusobanurire, baradufashe wenda ngendane rimwe n'abandi. Kuva COVID yaza mu Rwanda sindajya mu rusengero, sinzira mu rusengero bambara mask, kuko njya mbona iyo turi mu bitaramo muri Kigali Arena dukuramo mask. Njya mbona iyo bakireba match zihari bakuragamo mask. Njya mbona iyo turi mu tubari dukuramo mask, ndetse nkanabona iyo turi muri restaurant dukuramo mask. Ubwo wenda ababizi mumfashe mu nsobanuro nimba mu rusengero harimo itegeko ryo kwambara face mask. Undi yandika agira ati haha uri umwana mubi. Undi yandika itekereza agira ati ibyo uyu mugabo avuga nibyo pe, abaye ijisho rya mugenzi we nkuko tubisabwa. Polisi na MOA bakwiriye kubikurikirana, uwakosheje agahanwa
kandi amategeko akatureba twese mu buryo bumwe. Uwibwira ko Faustin ari umurozi we yaba yaramaze abantu kubera gushyigikira ibibi. Ndatangira urugero ku murongo muri Anikat Yesaya ibice 5:20 haranditse ubwo ngo kuki umuntu avuga ukuri agahinduka igitutsi ariko abavuga ubusa bagakomerwa amashyi. Ubu nitwateshutse ubuse abakoze biriya n'uwabivuze ninde uri mu makosa? Nimugashyigikire ibibi mu ruhame. Undi ati niko Faustin we urabona church yuzuye? Oya bwo ntago yuzuye 30% bashoboka yuko ko bayuje ko church ari mu bantu bake. Harya kuri Yellow Paper iheruka gusohoka hariho abantu bangahe bemerewe gutaha ubukwe? Ni 40. Mbwira bene wanyu bikingize kandi bipimishe ubundi nabo bakore igikwe nk'abandi. Undi ati abantu niwe muntu kandi umuntu niwe bantu, reka kwigira nyirandabizi. Ni ibitekerezo ndi gusoma nta jambo na rimwe mpinduyeho. Undi yanditse agira ati ariko se ifoto mbona ni y'uwanditse cyangwa n'umwana w'igitambambuga? Koko abanyarwanda ko mbona turi babi, ndabona ugeze kuri rwa rwego ishyari rikugenga ukaba umurozi. Undi ati umurozi mubi. Undi yanditse agira ati erega kuba umuntu yipimisha amasaha 72 nibikura ko yaba yakongera yongeye yanduye. Sinzi impamvu rero maske bano zitabareba mbiswa nihitiraga nihagire umputaza nanjye nzakira. Undi yandika agira ati nshimiye ko mubo wa mentioninze nta numwe bagusubije. Ese uzagira umwa kugeza ryari? Undi ati kugeza ruvuye ku isi yaba twamenyaga ko nawe uzatura nk'umusozi twari kujya tubana neza. Undi yandika agira ati hariya bose barikingije kandi bari bipimije COVID-19. Igisubizo negative kandi bari babimenyesheje ubuyobozi. Keretse niba hari uwawe wagiyeyo agakurayo COVID-19, ndagushishikariza gukomeza kwirinda COVID no kuyirinda abandi. Undi ati ariko amashyari n'ubugome abanyarwanda mugira bizabamarira iki? Ubu se uhuruje inzego ngo bakora iki? Niba umuntu yarakosheje ni ngombwa wamukosora ku giti cye, kandi ubu abaye ari wowe turi kuvuga wakwitotomba. Undi ati narumiwe kabisa. Undi ati atokanye igituzi kibi. Undi ati bonbon. Undi ati Faustin we uyu nguyu nawe atukanye. Undi yandika ati bwa mbere mu mateka mbonye umusaza w'inkunguzi. Undi yandika agira ati ko mbona urengana gutyo ushaje, mu bwana bwawe wari umeze gute? Muvandimwe uwo muco si mwiza habe, kuko ejo warega umwana wawe cyangwa umugore wawe kubera ingeso. Undi yandika igitekerezo agira ati ariko uyu mwihaye ubwo aka kanya mwibagiwe abagenzi baraye stade. Ukuri mwibagiwe abageni baraye stade. Ukuri kuri ibi bintu kuzamenyekana da. Undi yandika agira ati ariko reka mbabwire nukuri ubundi narinzi ko umuroza roga abantu baziranye kubera ko wenda hari ibyo bapfa, ariko uyu we ararenze kuko yanaruga abo ataranahura nawe na rimwe mu buzima. Mbega ishyari cyakoza nsabiye abo muziranye.
ibitekerezo hariho byinshi bigera muri 120 gusa uko mbitekereza ugendeye kuri tweet ye ntago yigeze asubizwa n'umwe na cyangwa se na rumwe mu nzego yagiye ataginga. Reka turebe kwa National Police, tujye kuri RBC, tujye no kuri Gatabazi Jean Malavian, turebe nimba hari uwigeze wenda unakora niyo tweet wigeze unakora post kwa kuri Rwanda National Police. Mu masaha 5 ni inama y'abapolisi, ni nyuma y'inama ndabona nta muntu wigeze usubiza uyu mugabo wabaye ijisho rya rubanda. Mu gihe RBC mu masaha birashize ni update ku barwayi ukuntu bagomba kurwarira mu rugo n'igihe bitandukanye. Masaha 15 ira ibide maze amasaha 28 one day ago nta answer kwa Gatabazi Jean Malavian nawe company mwana uri gukama imyaka 6 bigogwe nothing special. So kuri jewe hari icyo nabivugaho. Ni byiza cyane kuba ijisho rya mugenzi wawe, ndetse ni byiza cyane gutangira amakuru ku gihe kuko nibyo leta yacu idusaba. Nabonye ejo bundi hari akantu kasirikiye kuri Twitter ubwo Ribo yataga muri yombi witwa mwitande Ribo yataye muri yombi. Reka nongere ndebe gatoya ntagomba nibuka neza, ntago ari gihemba ntibuka neza rwose. Ribo ivuga ko yataye muri yombi witwa Ejide. Yego, Ribo yafunze Igabe Ejide ukurikiranyweho gukoresha inyandiko mpimbano. Mu nyuma baje kubona ko degree yakoreshaga koko ariyo yari afite atari inyandiko mpimbano. So ibingibi biza kuza gutuma uyu asa cyangwa se aba umwere imbere no mu maso ya Ribe. Iki gihe byagenze gute? Bishoboka kuba watanze amakuru which is good, kakaba kazi kubugenza cyangwa gukurikirana ayo makuru umuntu yatanze koko nimba ayo makuru afitiye ishingiro. Ni inshingano z'umunyarwanda gutanga amakuru kukuba wenda hari uwangije amabwiza COVID-19 ndetse inzego zibishinzwe zikaverifia zikarega ko niba ayo mategeko yangijwe cyangwa se ayo mategeko atigeze yangizwa. Yewe nago mbona ko ari ngombwa gutera amabuye uyu Faustin kuko nubundi ni kimwe mu byo leta yacu dusaba gutangira amakuru ku gihe, ndetse ukaba nijisho ukabijisho rya mugenzi wawe. Utaniye ukamugorora aho ubona bigiye kuba nabi kwitabaza inzego zibishinzwe n'igihe bitandukanye. So nakazi kabasigaye rero ya mention n'inze yataginze bakurikirana bari koko nimba ubwo bukwe bwarakozwe mu buryo bwubahirije amategeko ya COVID-19 cyangwa se nabwo bwarakozwe mu buryo unyereje amategeko ya COVID-19. Ntagire umwiha muri ubwo buryo ngo amutuke, ndetse nabari gukurikira iyi nkuru ntagire umutuka yumve ko yakoze ibintu bibi. Ushobora kumutuka uyu munsi akabona ko gutangira amakuru ku gihe ntacyo bimaze, ejo haba ari umuturanyi ugiye kwica mugenzi akavuga ati natanze amakuru ku gihe rubanda baranduka, bigatuma adakomeza kuba ijisho rya mugenzi we. Kandi kuba ijisho rya mugenzi wawe bitabara benshi harimo nawe muri rusange. So nibyo ngiye navuga kuri iki kintu. Turuka Rwanda TV, ngiye nitwa Romeo Janvier, tugenda tugana umunsi kuri ku makuru atandukanye yo guhindagura mu gihugu cy'u Rwanda. Bye, muhabwe umugisha.